reka twongere tubasuhuze inshuti z'umusaraba. Reka ubuntu bw'Uwiteka atangira ku buntu, amahoro atanga, umunezero atanga. Ni ukuri reka igitambo cya Kristo yadupfiriye ku musaraba tukizeye muri iki gitondo. Twongeye kugaruka rero mu byigisho biyobora abakuze kwiga bibiliya. Mbibutse ko ari Ibyigisho TV. Reka mwikaze umuntu wese muri iki gitondo kugira ngo tujyane. Tugeze ku ngingo ejo twabonye amategeko mu ijuru, ndetse twafatanyije ingingo ebyiri yo ku isabato nimugoroba, aho twasobanukiwe neza uburyo amategeko no mu ijuru yari aryo. None uyu munsi tuje mu yindi ngingo yo kuwa kabiri, amategeko mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Tubutse ko n'ubundi igitabo cyo gutegeka kwa kabiri turimo kwiga, ariko mu kuri kw'iki gihe. Reka Uwiteka ahire umuntu wese. Mbere yo gutangira rero reka tubanze dusenge ubundi tujye imbere. Mana y'urukundo, Mana ifite kugira neza kwishi, muri gitondo tuje imbere yawe twahindanye, turakwinginze ngo utubabare ibicumuro byacu. Ni ukuri turaje ngo utugaburire. Uwiteka, twebwe dufite inzara ndetse n'inyota, turakwinginze ngo duhazwe nawe. Amen. Iri jambo rigiye kuvugirwa hano, turakwinginze ngo urimanyagurire mu mitima y'umuntu wese ukurikiye muri iki gitondo. Amen. Kugira ngo rimukuze rwose kandi agere kure data. Amen. We nubane natwe kandi Mwuka Muziranenge akomeza agende hagati muri twebwe, kubwa Yesu umucunguzi wacu. Urakoze. Amen. Leonari, ikaze. Ndetse waramutse neza? Waramutse Janvier. Ndashima Imana y'ugurura cyane. Okay. Ndahumeka buryo umuntu ahumeka. Imana ibiduhaye igishoro, we yaduhaye igishoro. Nicyo gishoro. Twamaze kukibona. Tugiye kureba amategeko mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Amategeko mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni ikintu gikomeye kandi gikomeza kudufasha twebwe mu gihe cyacu. Kubera yuko abo mu gihe cyacu ikintu Satani azakora ni ugukuraho amategeko yose agenga ibintu byose. Umuntu wese akaba amategeko y'umuryango akavaho, amategeko y'ibihugu na za guverinoma akabanuka ndika bakayongera. Twabibonye ejo ko aricyo cyamukuye no mu ijuru. Nicyo cyane mukuye no mu ijuru. Uwo murimo yera ukomeje no kwisi nyina ashaka gushinga ingoma yo kutumvira amategeko y'Imana. Niko kazi ke no kurwanya amategeko y'Imana nyine. We ntago ajya acuruza, ntabaza, ntagira ikindi. Niko kazi ke agomba kwiga uburyo itegeko ry'Imana ryicwa. None amategeko rero mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ishyanga ry'Abaheburayo riri mu rugabano rw'i Kanani, ubwoko Imana yatoranyije. Amaherezo bari bagiye kuragwa igihugu Imana yarabasezeranyije, kandi nk'uko twabibonye igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kikubiyemo amabwiriza aheruka Mose yahaye Abaheburayo mbere y'uko bafata igihugu. Kandi muri ayo mabwiriza hari harimo amategeko bagombaga kubahiriza. Mu byigisho byashize, uhereye ku gutegeka kwa kabiri igice cya mbere kugeza mu gice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, twabonye yuko Mose yicaje urubyiruko ararwigisha. Ageze mu gice cya kane avuga ati none rero namwe murabibonye murabyize, tugiye kugenda. None ikintu cy'ingenzi, mwumvire Imana, mwumvire amategeko y'Imana. Ibi byose mubyumvire. Hano batubwira ngo soma mu gitabo cyo gutegeka ingingo igaruka kenshi nihe, kandi ni ukubera iki ari ingingo y'ingenzi cyane mu gutegeka kwa kabiri igice cya kane umurongo wa 44. Reka dusoma n'amasomo. Reka duhere ku gice cya kane umurongo wa 44. Haravuga ngo aya niyo mategeko Mose yashyize imbere y'Abayisiraheli. Umurongo umwe gusa. Usome no mu gice cya 17 umurongo wa 19. 17 umurongo wa 19. Umurongo umwe 17 umurongo wa 19. Haravuga ngo 19, icyo gitabo uzakibane ajye icyo gitabo azakibane ajye agisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amategeko yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira.
umurongo umwe. ndetse no mu gutegeka igice cyaho cya 28 umurongo wa 58. 28 58. 28 58. Aha. 58 ho haravuga ngo tugende tuhagere. 58 haravuga ngo nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditswe muri iki gitabo ngo utinye iri zina ry'icyubahiro riteye ubwoba ari ryo Uwiteka Imana yawe. No mu gutegeka igice cyaho cya 30 umurongo wa 10 haravuga ngo niba uzaba wumviye Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko y'uburyo bwose yanditswe mu iki gitabo cy'amategeko, niba uzaba uhindukiriye Uwiteka Imana yawe uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Hanyuma 31 ho haravuga ngo 12 haravuga ngo uzajye uteranya abantu, abagabo n'abagore n'abana bato n'umusuhuke umunyamahanga uri iwanyu, kugira ngo babyumve bayige bubahe Uwiteka Imana yanyu, bitondere amagambo yose y'aya mategeko bayumvire. Noneho igice cyaho cya 32 umurongo wa 46 haravuga ngo arababwira ati mushyire imitima yanyu ku magambo yose mbahamiriza uyu munsi, muzayatekereze abana banyu kugira ngo bitondere amategeko yose y'aya mategeko bayumvire. Hanyuma noneho iryanyura avuga ngo 33 umurongo wa 2 ho haravuga ngo Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye aturutse kuri Seyire, yabaviriye atungutse ku musozi wa Porani, ava hagati mubera inzovu nyinshi, uburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye arawuboherereza. Hano rero tukomeje baratwereka ati nubwo wasoma amajyajuru igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kigaragaza uburyo kumvira amategeko byari ingenzi cyane ku bwoko bwa Isiraheli. Mu buryo nyabwo yari inshingano ijyanye n'isezerano iryo shyanga ryasabwaga gusohoza. Imana yabakoreye byinshi kandi yashaka ko gukomeza kubabonera ibindi byinshi cyane. Ibintu rero bitari gusobanuka, ibintu bitari gushobora kwikorera ubwabo kandi batari bakwiriye, akaba ariyo ubuntu. Hari ikintu batagombaga gushobora ubwabo, ni ubuntu. Kuba Imana rero iduha ibyo tudakwiriye, kandi icyo cyasabwaga gukora, icyo basabwaga gukora ni ukumvira amategeko yayo. Nta tandukaniro rihari n'ubu. Urumva? Nta tandukaniro rihari iki n'ubu. Niyo abantu bajya Kanani mu buryo nubwo abana banajya Kanani mu buryo bw'umubiri Abisiraheli, natwe abantu bajya Kanani mu buryo bwa mwuka mu ijuru, nta tandukaniro riri. Kumvika aka kantu neza, nubwo aba bantu bari baratoranijwe kugira ngo berekanish umucyo, suko bari beza, suko bakurikizaga amategeko y'Imana, ahubwo habonetsemo na bwa buntu n'ubuntu. Ubuntu rero buragutabara. Hano baratubwira tumva rero nta tandukaniro rihari n'ubu. Ubuntu bw'Imana buradukiza bidatewe n'imirimo itegeko n'amategeko, kuko duhamije yuko umuntu atsindishwa no kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Abaroma 3 umurongo wa 28. Kandi icyo tugomba gukora ni ukumvira amategeko. Kumvira amategeko nubwo atari ukugerageza gukizwa nayo, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Abaroma 3 umurongo wa 20. Ahubwo nk'ingaruka z'agakiza twaherewe ubuntu, nimunkunda muzitondera amategeko yanyu. Yohani 14 umurongo wawo wa 15. Hano baratwereka twumvira amategeko. Oya, twahawe ubuntu. Nigeze kuguha cya gitekerezo cya perimi. Twahawe ubuntu nka perimi twahawe. Ejo twarabibonye. Ariko byanze bikunze amategeko arahari. Noneho rero ya mategeko aza kugenzura,
akareba. Ariko ya mategeko nanone ntabwo ari yabanza. dore ukuntu bimeze. Hari ikintu kiri muri Yohana 14:15. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni ukuvuga ngo habanje ijambo gukunda. Ntabwo umwanditsi yarayoboye kwandika cyangwa se Yesu yarayoboye kuvuga ngo muzitondera amategeko yanjye mubone kunkunda. Oya, ahubwo ni mu nkunda muzitondera iki? Mwumvuka akantu. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bivuze ngo nukunda Yesu Kristo uzaba wakiriye ikintu gikomeye cyane, cy'ikintu gikomeye cyane yadukoreye, cy'igitambo yaduhereye ku buntu. Ubuntu buraje. Imana yemeye gutanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese ajye yote atarimbuka. Noneho arongera akatubwira ngo nitumukunda tubanze tumukunde, tubanze tugere i Karuvari, tugende imitwaro yacu tuyijyane, niturangiza twizere icyo gitambo cya Yesu Kristo. Niturangiza ubwo buntu n'ubundi buzatubashisha kumvira ya mategeko. Reka ngungure akandi kantu. Imana ine Adamu na Eva. Imana ine Adamu. Eva yarari. Eva yarari. Ndakubaza, Eva yarari. Yarari mu rubavu. Yarari muri Adamu. Ura rero ubuntu wishwe mu mategeko. Ukano karakomeye. Ubuntu wishwe mu mategeko. Adamu, Imana irema Adamu. Eva yarari. Yarari muri Adamu. Yarari muri Adamu. Ura rero Yesu Kristo ni ubuntu nawe ahishwe mu mategeko. Iyo umusaza aguha ubuntu, uyirebye neza uhita ubona n'amategeko. Ugahita uvuga ati bwa buntu burakomeye. N'ubuntu buvuze ngo ikibanza ni ukwakira Yesu Kristo. Ni ukwanza kwakira Yesu Kristo. Ukamenya ikintu gikomeye yagukoreye ku buntu wowe utari kwishoboza. None ahita kwereka amategeko. Amabwiriza n'amategeko. Ahubwo ati ubu buntu rero bufite amabwiriza bugenga. Ntabwo ari ubuntu bwo gutoragurwa. Kuko bwaguze umwana w'Imana. Abantu rero bazi ko ubuntu ari ubuntu batoragura ngo ubuntu burahenda. Ariko twareba neza n'ikintu gikomeye Imana yatanze. Imana yari ifite ubuntu koko. Kandi rwose nibyo. Ariko murebe ikintu gikomeye cyabayeho kugira ngo ubwo buntu bujye buboneke. Umwana we yarapfuye, umwe gusa rukumbi yarapfuye kugira ngo ubwo buntu bundi bujye buboneke. Bivuze ngo ntabwo ari ukwidamarira gusa ngo Yesu yagize ute yarabirangije. Niyo mpamvu amategeko nayo n'ubuntu biromatanye. Muri Kristo harimo amategeko. Mu buntu mbese hano ngo mu buntu harimo amategeko. Nushaka kugira ngo ujye mu buntu rero uzasanga amategeko. Kandi ubuntu nibwo Kristo. Kandi ntabwo batandukanye ubuntu n'iki n'amategeko. Abantu rero bavuga ati twebwe twakijwe n'ubuntu, ahubwo ntabwo ari ubuntu. Sinzi ukuntu twabivuga, ariko banza ari ubuntu buhendutse. Burahari ariko burahendutse. Reka dukomeze. Igitabo cyo gutegeka rero kwa kabiri gishobora kugaragaza ko ari imfashanyigisho ngari y'ubuntu n'amategeko. Imana rero yaducunguriye kubw'ubuntu, yadukoreye ibyo tutari gushobora kwikorera, nk'uko Abisirayeli batari gushobora kwikura mu Misiri ubwabo. Iki cyo kirumvikana. Mose yarabigerageje, yiga imyaka 40, yiga ibya gisirikare, ashaka no gukoresha imbaraga ze. Imana iramubwira ati Mose byihorere, banza ukubita indi myaka 40 imidiyani, uragira intama, ubanze wige, mbanze gukuremo bya bindi byawe byo kwigira ubwiyemezi bwawe mwabushongore. Maze rero Imana rero yakoresha amaboko akomeye mu Misiri ubwabo. Kandi icyo twakora ni ukubeshwaho no kwizera imibereho yumvira Imana n'amategeko yayo. Kuva Adamu rero yacumura, gukomeza ukageza ku bazaba mu gihe cy'akaga nk'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwoko bwavuzwe ko aribwo bwitondera amategeko y'Imana bukagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ubwoko bwavuzwe ko bwumvira amategeko y'Imana bukagira kwizera nk'ukwa Yesu. Mu Byahishwe 14 umurongo wa 12. Isano rero Imana ifitanye n'ubwo bwoko bwayo bagiranye isezerano n'iy'amategeko n'iki n'ubuntu. Ubuntu rero bw'Imana butubabarira ibyaha twarisha amategeko yayo. Kandi ubuntu bw'Imana budushoboza no kumvira amategeko yayo, kumvira kuva ku isano ijyanye n'isezerano dufitanye nayo. Hano ubuntu bw'Imana, hano hari akantu basoreje bavuga ngo ubuntu bw'Imana butubarira kuba twarisha amategeko yayo. Kandi koko nibyo. Kandi nanone ubuntu bw'Imana budushoboza no kumvira amategeko yayo, kumvira kuva mu isano ijyanye n'isezerano y'iki dufitanye n'Imana. Ngiye ikintu gikomeye ubwo buntu bw'Imana.
aha turabizi neza twacumuriye hehe muri Adamu. Uko ni ukuri niko bimeze. Kwishe rya tegeko twaragishe. Buriya ni amategeko twicaga. Twaje turavuga. Ikibazo si uko yari yitunda, ahubwo nuko atumviye iby'Imana. Uvuze ngo itegeko ry'Imana yararyishe, hanyuma natwe tugicanira muri we. Noneho kuko ubuntu bwayo bwa buntu itubabara ko twishe iki ya mategeko biciye muri indi, biciye muri Kristo Kristo. Ni ukuvuga ngo niba Adamu yariye kwitunda akica amategeko y'Imana, Imana n'ubundi yazanye ubuntu buciye muri Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese amubashishe amubabarire kuko yishe rya tegeko, amuha agakiza ku buntu. Ariko iyo amaze guhabwa agakiza ku buntu Jean Pierre, ntabwo bibera ngo ntibindebe amategeko abakureba, kuko ya mategeko yagakiza gafite iki amategeko. Noneho reka wumve ikintu we gikomeye ahangaha, ngo abantu bitondera bafite kwizera nk'ukwande, nk'ukwa Yesu, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ese uruzi ko hari ukwizera Yesu, hari no kwizera kwa Yesu. Ko ni ukuri. Reka ngiye nguhakagera. Hari ukwizera hari ukwizera Yesu, hari no kwizera kwa Yesu. Ni ibintu bibiri. Ni ibintu bibiri buriya abigishwa mbere yo kugira ngo kugira ngo bahabwe mwuka wera, bari bafite kwizera Yesu. Bari bafite kwizera. Bari bafite kwizera Yesu. Ariko ntabwo bari bafite kwizera kwa Yesu. Nk'ukwa Yesu. Nk'ukwa Yesu. Noneho rero baravuga tumva dufite Yesu uduha imitsima. Urumva abantu bafite kwizera muri iyi minsi ya none, abantu bafite kwizera Yesu gutyo. Ntabwo dushobora gukina tumufite. Ntabwo dushobora gukina tukanywa tukahaga. Ese twava kuri nde Petero twava kuri nde tukajya kuri nde dukurikije ibintu duha. Petero ati nzagukurikira uzajya hose. Abo bantu bose ubu bafite kwizera Yesu. Kwizera Yesu nguko. Ariko nyuma yo guhabwa mwuka wera bahawe kwizera kwa Yesu, kwa Yesu kubajyana no mu rupfu. Kwabageje kubageze Petero bagiye kumubamba bati mwe kumbamba nk'umwami wanjye. Urumva ko kwizera kwa Yesu tugomba kuva ku kwizera Yesu tukajya ku kwizera bivuze ngo niba ufite kwizera Yesu, n'ubundi rino somo ntago rikureba ririya bavuga ngo ririya ryo kwica. Tumaze gusoma hano mu Ibyigisho 14 umurongo wa 12, abitondera amategeko y'Imana bafite guhamya nk'ukwa Yesu. Ntabwo we bikureba kuko wowe wifitiye kwizera Yesu, ntabwo ufite guhamya kwa Yesu. Bivuze ngo kwizera kwa Yesu niko kuzaguha mwuka wera, niko kuzakubashisha gupfa urupfu umuzira uzira Yesu Kristo. Kandi baravuga mu Ibyigisho 19 umurongo wa 10 ati guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. None rero ubu icyo urumva ibice bibiri by'abakristo, hari abakristo bafite kwizera Yesu, hari n'abafite kwizera nk'ukwa Yesu. Kwizera nk'ukwa Yesu rero ngiki n'umwa noneho zasohotse mu cyumba cyo hejuru dufite. Birasaba ko tuva ku kwizera Yesu, wa wundi uduha imitsima, wa wundi utuma twubaka amazu, wa wundi dusenga dusaba ibintu byose, tukaza kwizera nk'ukwa Yesu. Bya bindi bidushaka kutujyana no mu rupfu. Reka wumve ikibazo babaje rero, ngo ni mu buhe buryo dushobora kwirinda umutego wo kudahinduka abishingiza ku mategeko mu gihe twumvira amategeko. Batugarutseho mwebwe muvuga ko mwumvira amategeko, noneho twakora iki? Nibyo ni byiza. Ese nimushaka kumvira gukomeza kwirikira amategeko ubuntu mukabuta? Ese namwe ubuntu muza agaciro kabwo? Bwabara abakijije no mugendera amategeko yuko mwakijwe n'ubuntu. Reka mvuge iki kintu, ntabwo imirimo itegetswe n'amategeko nta kintu yatumarira. Ibyo ni ukuri rwose. Kuba hari amategeko nta kintu abafarisayo barayubahirije gura neza, bongeramo n'andi mihango, bongeho nayo mihango kandi bayitwararika. Ntabwo washobora gucira hasi ku isabato utobye kondo urakoze. Ni nkoko ngiyo yateraga yavuga ngo irakoze ijyaje ntabwo barijya, ntabwo ari ikibazo. Ariko noneho ayo mategeko nta kintu yabamariye icyo gihe. Yesu Kristo yaraje baciraho iteka, muzabona iki? Muzabona ishyano. Ariko noneho ikintu kiri hano nuko noneho amategeko tutayashyira imbere cyane, tubanza gushyira imbere Yesu Kristo. Ubuntu ari we Yesu Kristo, ubuntu bukorere muri twe. Noneho rero abantu ngo imabaro mu gice cya 8 umurongo wa 3 ibyo amategeko yananiwe gukora kubwo intege za kamere yacu, Imana yushoboje itumye umwana wayo. Abagalatiya 4 umurongo wa 4 havuga ngo nuko igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, wavutse atwarwa n'amategeko kugira agacungura abatwarwa nayo yose gukiranirwa kw'iki. Mbega amagambo meza. Urumva ubuntu ni ubuntu bwiza cyane. Iyo ubuntu rero bwageze mu mutima w'umuntu ntabwo warwanya amategeko y'Imana.
wayarwanya ndetse kandi ufite ubuntu bw'Imana bukorera muri wowe. Imana iduhana umugisha cyane. kuyavuga si ko kuyamara. Reka Uwiteka tugire neza kandi atubashije gutahura ibi bintu, kuko ni ikintu gikomeye cyane gusobanukirwa isano iri hagati y'amategeko na Yesu Kristo. Tubibonye neza, reka Uwiteka tugire neza muri iki gitondo. Yesu ahishwamo amategeko rwose n'umusanga akaguha ubuntu uhita ubona amategeko. Sanga Yesu rwose, sanga Yesu. kandi arakubwira ngo mwese abarushye n'abaremereye nimuze munsange, uko ni ukuri musange aragukora imirimo y'igitangaza. Dusengere dusoza. Data mwiza, turagushimye cyane, uri umwigisha mwiza, natwe turabigishwa bawe. Komeza kutubera umwigisha, kandi abantu no kugenda bakurikirana ibyigisho nabo ukomeze kubabera abigisha, kugira ngo tuve ku kwizera Yesu tuze kwizera ko guhamya Yesu. Duhamye Yesu bitugende n'ibitugeze no mu rupfu, dore ko ariho birimo kugenda bidusunikira mu gihe kizaza rwose n'urupfu byanze bikunze, nk'uko intumwa zabigenje, nk'uko intumwa zabayeho, cyangwa se n'abandi bagiye bizera Yesu Kristo imyaka n'imyaka bagiye bahura n'akaga, kuko barafite kwizera nk'ukwa Yesu. Dushoboze kandi tubashishe mwuka w'Imana bidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.